Reka mbasuze rero nshuti bakunzi mudukurikira, reka kandi mbahe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka mboneho no kubashimira ubwitange n'uruhare mugira mu gukora subscribe ndetse no gukora share ndetse no muri comment muratwandikira no kuri turabibona kandi turashimira ibitekerezo muduha, ni ingirakamaro biradufasha umunsi ku wundi. Uyu munsi rero mu isomo ryacu nk'uko bisanzwe tugiye kureba kijyanye na tekinoloji cyangwa se tugiye kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga, turebe ibijyanye n'uburyo twafunguramo iyi screen yacu, tumenye gufungura ibintu bitandukanye mwagiye mubasha kubibona, ariko noneho tugiye iyi monitor yacu cyangwa se icyo twakwita screen ya computer tugiye kuba twayifungura, turebemo imbere ikozwe n'ibiki, niki gituma iyi tableau yaka, ese bigenda gute, imbere ni izihe pièces z'inyenzi zirimo, ese imbere ni ibihe bikoze. Ibyo byose rero ni ibintu tugiye kureba hamwe muri iri somo ryacu. Ndagira ngo ntucikwe, ndagira ngo we muntu rwose tugiye kudukurikira bwa mbere cyangwa se wowe ugiye kubana natwe bwa mbere muri iri somo utabisanzwe gukurikira amasomo yacu, nkwibutsa ukore subscribe ndetse ukore na share kugira ngo ibiganiro byacu bitazongera kujya bigucika, ukore no hejuru ukazogera kugira ngo uko twauploadinze ikiganiro gishyashya ujye tukibona, kuko ni buri munsi amasomo yacu, nta munsi rimwe dushobora gusiba, nta munsi dushobora kurara tutabaha amasomo kandi cyase ngo tubagezeho ibiganiro nk'ibi byacu byiza. Reka rero dutangire isomo ryacu ry'uyu munsi, ndizera ko muri tayari. Noneho twatangira. Aha rero muri kuhabona screen cyangwa se monitor, iyi ni ya computer, murabona ko hasi ifite amabuto menshi, ntimuyitiranye na televiziyo, ariko nanone bikora, navuga ko mu mikorere bitandukana gato, ariko nanone iyi yo ntago ari televiziyo ahubwo ni monitor cyangwa se screen ya computer ya desktop. Aha rero murayibona ko imbere hano dufiteho aya mabuto atandukanye, ndetse tukagira inyuma uko iteye, naho murabasha kubibona kuntu inyuma naho imeze, muri kubibona. Rero tugiye kureba uburyo ki twayifungura, turebe ukuntu twayifungura, noneho turebe imbere ikozwe n'ibiki, imbere habamo iki. Benshi ndabizi mufite amatsiko, benshi mugira amatsiko ibikoresho nk'ibi ngibi by'ikoranabuhanga cyangwa se ibikoresho nk'ibya electronic, abandi mukagira impungenge mukanatinya kuba mwafungura ngo mure imbere bimeze gute cyangwa se ikozwe n'ibiki. Ariko reka mbabwire ngo icyambere ni ikizere, tinyuka rwose, nawe wabikora, nawe wabishobora. Ahubwo icyambere nuko ufite ikizere ndetse kandi ukumva ko ibyo ugiye gukora wabikora. Umunsi umenye bahera hehe bajya kwifungura, ese bikozwe gute cyangwa se ibikoze gute. Ni nyinshi uzasanga zihuje imikorere cyangwa se uzasanga zishobora kuba zafungurwa mu buryo bumwe, ariko ntuzagire ubwoba. Ibi ugiye kureba kuri iyi ngiyi wabigendaho no ku yindi, ukaba ushobora gushishoza ukabikora neza kandi ukabasha kwifungura ukabimenya. Aha muri kubona aha hejuru ifiteho fresh, hari fresh ahangaha, aga fresh katwereka ko ugomba gusunika iki cy'imbere kikavaho, urabibona. Iyi fresh urayikurikiza, urabibona, ni ibintu bita byumvikana ubwayo ni kibikuyoboraho. Ariko inyuma tukagiraho iyi stand, iyi machine yacu ihagazeho. Ushobora kuzasanga iyo stand atari bwoko buriho imeze nk'uko yicayeho, ahubwo hari imyenge yaho inyuma. Iyi myenge yaho inyuma naho nta handi bashyira stand ushobora gusanga igera hano gutya igafata hasi, nabwo kabasha gufata screen yacu kugira ngo ibone uko ihagarara cyangwa se ibone uko ibimeze nk'uko muri kubona ihagaze itarambaraye hasi. Rero tugiye kubanza dufungureho iyi stand yayo yo hasi, kugira ngo tubone no kuba twakomeza cyangwa se aba ariyo nzira ya mbere. Ntabwo wajya gufungura ikintu gihagaze uko nguko, bisaba tubanze tukuri kuri stand tuyirambike hasi, tubone noneho kuyifungura neza dutuje kugira ngo tajya pesi zangirika cyangwa se nizibura. Ntabwo wayifungura kuri stand uko nguko ngo ube wayikanika cyangwa se wagira ikintu hinduraho. Ikiri kuri stand gutya ubanza kuba yikura kuri stand yayo, ukabona kuba wagira ikintu ukomeza kuba wakora. Gatoya tutarafukuraho ya stand yacu, rero hano imbere sinzi namuri kubibona stand itari kubakingiriza, ariko umuntu abanze ayikureho mbone kubereka ari amapoti yayo cyangwa se myanya yayo ishobora kuba yajyaho, ari ya VGN ndetse n'ahajya cable y'umuriro. Aha rero tugiye gukuraho stand yacu, ni bulo gusa ziriho, icyo bisaba nta kindi ni ukuzifungura, murabibona kari ugufungura aya mabulo
cyangwa se amavisi ariho hano inyuma. Mbibutsa ko nkunda kubibabwira ko iyo urimo ufungura wiyerekezaho, waba urimo ufunga ukajyana iburyo bwawe, ibumoso bwawe uba uri gufungura, iburyo bwawe uba urimo gufunga. Ibyo ndizera ko byo mumaje kubimenyera. Murabona ko stand yacu stand yacu isigaye hasi, screen yacu murabona ko noneho tubashe kwikura kuri ya stand. Aha ndizera muri kubibona neza. Ni ukuvuga noneho ahangaha nk'uko muri kubibona, iyi niyo ya stand yacu yarifashe ya screen yacu cyangwa se ya monitor yacu. Noneho iyo tugiye kuyishyira ku ruhande kugira ngo tubone gukomeza isomo ryacu. Bimwe rero nashaka kubabwira cyangwa se kubereka, murabona ko ahangaha dufiteho uyu mwanya wa VGL. Ahangaha niho dushyira wa mugozi udufasha kugira ngo ibya bintu biri muri machine cyangwa se ibyo turi gushaka kubona cyangwa se nibyo biri kuva handi, amashusho dukeneye kubonamo hano imbere muri iyi screen yacu cyangwa se muri motherboard, muri iyi monitor yacu, amashusho dukeneye kubonamo hano imbere tuyabona tuyahawe n'uyu mugozi tuba twabashije gushyira ahangaha. Aha rero nk'ibisanzwe uhajya umugozi cyangwa se cable y'umuriro. Aha ni cable ya VGL, aha handi ni cable y'umuriro. Nizo ngira ngo nizo ngizo gusa, nizo cable zibasha kuba zajyaho cyangwa se nizo nsinga usanga ziba zijyaho inyuma, niyo migozi biri inyuma kugira ngo tubashe kubona aya mashusho yacu nk'uko tubyifuza, tubashe kubona aya mashusho yacu azamo hano imbere. Mbibutsa yuko iyi monitor ikintu ibimaze cyangwa se ikintu ibikora cyo nyine bidufasha yaba ari ukudisplayinga cyangwa se kuba yatwereka amashusho, tuba twayireberaho amashusho turi gukura muri mudasobwa cyangwa se no mu kindi gikoresho cyose twakenera kuba twadisplayingamo amashusho. Tuba twakenera kuba twakura amashusho tuyazana ahangaha kugira ngo abeho tuyarebera. Ngira ngo ni umumaro wayo, ibyo cyo mubashije kugisobanukirwa, mubashije kucyumva. Aha rero noneho tugiye kuba twakoresha noneho bimwe naberekaga, ya buto yacu iri ahangaha niyo tugiye kuba twasunika kugira tubashe kuba twakuraho iki gice cyangwa se iyi part ya hano imbere. Nibyo tugiye gukora. Reka stand tuyikureho itaza kutujena. Noneho bisaba gusunika witonze ukamera nk'ugenda uyeguraho, neza, wegura kino gice cyacu cy'imbere. Biroroshye, ni ibintu navuga ko bihita byikora, ntabwo ari ibintu bigize bigoranye cyane cyangwa se bikakaye cyane. Murimo murabibona uko bimeze cyangwa se uburyo turi kubikoramo. Ubu murabona ko tumaje gukuraho cya gice cyacu cy'imbere cyangwa se ya stand yacu. Cya gice nako cy'imbere cyacu nacyita nk'urugori cyangwa se iyi cover y'imbere, muri kubasha kuyibona. Aya yo ni tuno tw'amabuto dukanda n'ubundi. Iyi nayo ko tumaje kwikuraho twayishyira ku ruhande kugira ngo itaza kutujena cyangwa se ngo itubangamire mu gukomeza dufungura. Aha rero murabibona bisaba kwifungura neza utangije ibifashwe n'itwo nakwita nk'amapata cyangwa se amakare kugira ngo utabasha kuba wayangiza, kuko hari ukuntu aba yoroshye cyane. Murabona ko ya mabuto yacu rero dukanda, ya mabuto yacu dukanda ni aya ngaya. Aya niyo ya mabuto yacu tubasha gukanda
ngaya muri kuyabona. Aya ni amabuto tubasha gukanda ngaya hano hari. Murabona na ya screen yacu cyangwa se ya monitor yacu ukuntu ikoze. None tugiye kureba igice cy'inyuma. Maha inyuma niki kintu kiba kirimo, niki kintu kirimo gituma ko kigira ubushobozi bwo kuba displaying ya mashusho yo kuba yafata, bwo kuba yatwereka ya mashusho tukabasha kuyarebera maha ngaha abari muri mudasobwa. Ni gute biba bimeze amashusho kura kuri unité centrale ikabasha kuba twayarebera muri kino gice cyaha ngaha. Nibyo rero tugiye noneho kuba twareba uburyo ki twayifunguramo. Bisaba kwitonda no gushishoza. Hano ibifiteho amakare, hano hari amakare, karimwe iri hano, ngiyi ikarimwe, ngiyi iyindi ngiyi muri kubibona. Naha hejuru naho niko bimeze, naho ziriho muri kuzibona, ngiyi hano, hano hari indi, tukagira nanone izindi mu mpande nk'izo twabonye mu rundi ruhande. Izo kare rero nizo tugiye kuba twagerageza gukuraho cyangwa se kuzigizayo kugira ngo ibashe gufungukaho, iyi kava y'inyuma nayo ibashe kuba yavaho bitworoheye. Ubanza kumera nk'ugenda uyoroshya ariko gake witonze kugira ngo utayangiza. Gakeya witonze. Ngire ngo muri kubibona amakare yacu imaje kuyafunguraho. Murabona ko yigiyeho hejuru, murabona ko yigiyeho hejuru screen yacu. Aha hari umugozi uza ugafunga cyangwa se ugafata cyangwa se ugakoresha utu aya mabuto yacu ari ahangaha ari yabari inyuma hano tuba turi gukandaho. Aya ngaya yongera urumuri, ajya muri menu yayo, ifu buto ifunga cyangwa se ifungura. Ibyo byose murabibona. Rero noneho urabanza ukaza ugakuraho uyu mugozi uba udufashe kugira ngo umugozi utaza kukubangamira, cyangwa se mbere yo kuwukuraho aka gatanda nako ubwako gafite amakare agafashe, ugakuraho aya makare agafashe kugira ngo ubanze ugakureho mbere igihe kataza kuba kakwangirika mu gihe urimo urateruramo iyi screen yacu. Murabona ko nkigishijeyo, murabona ko mbashije kuba nagakuramo kari gateretse. Dore amakare yako ngaya kaba gafashemo uku nguku, muri kuyabona kaba gafashemo uku nguku, kaba gafashemo nk'uko, ariko murabona ko uyigizayo gutya kakabasha kuba kavamo kugira ngo bize kutworohera. Noneho tugahita dukomeza kwa kuba twakweguramo ya monitor yacu. Murabona ko turi kugenda tuyegura, ni ibintu navuga ko bitagoye cyane. Ubishyiramo gusa ubushishozi kugira ngo utagira ibyo wica cyangwa utagira ibyo wangiza. Murabona ko monitor yacu kuyeguramo tumaje kuba twayeguramo, tumaje kuba twayikuramo. Murabibona iki gisigaye ni cya gikava cy'inyuma, murakibona. Murabona ko yewe imbere kiba gifitemo rimwe na rimwe n'umwanda, nuko tutubimenya ngo ube wayifungura uyikorere n'isuku, kandi byose biri mu bintu ushobora kuba byayangiza ikaba itashobora gukora neza. Kuko hano haba hari umwenge uzanamo imiyaga, haba hari imyenge hano izanamo umuyaga. Rero uyu muyaga ahantu haca umuyaga biba byoroshye no kuba haca ivumbi, kandi iri vumbi uko rigiye mu gikoresho cyawe kirangirika byanze bikunze. Hari uburyo cyangirikamo, ntago cyakomeza kimeze neza kandi gifite ivumbi byinshi rikibangamiye. Nacyo reka tugishyire ku ruhande. Mwakibonye iki ya kavayo mwayibonye. Noneho tugaruke ahangaha imbere ku buryo ikoze, ku buryo imeze aha imbere. Ndizera muri kubibona neza cyane, mukabona kuntu imeze. Muri kubona ibikoresho biba birimo rero hano imbere. Ibikoresho aha dufite iyi system yayo isanzwe cyase ahangaha. Ahangaha muri kuhabona, aha muri kuhabona ibyuma bigiye bitandukanye, muri kuhabona amapiece agiye atandukanye. Aha rero mukabona n'akandi gatanda kari hano. Navuga ko
gatoya ariko nubwo mureba ari gatoya aka niko gafite umumaro munini cyane, niko gafite uruhare runini cyane mu kuba kakora ya display cyangwa se mu kuba kadufasha kuba yamantuza ya mashusho yacu twabasha kuyabonera ahangaha iyi imbere tukabona screen irimo iraka. Rero iyi screen ishobora kuba yanditse cyangwa se mu gihe itarimo kwaka yagize ikibazo cyo kuba uyu mugozi muri kubona ubasha kuba wawukuraho kunguko biroroshye. Murabona ko uyu mugozi ubasha kuvaho. Uyu mugozi rero niwo winjiramo hano imbere muri screen ukabasha kuba waduha ya mashusho avuyemo ahangaha muri kano gatanda. Murabona ko akangaka ari nako kajya wa mugozi wa VGL nahoze mbabwira, wa mugozi wa VGL udufasha uhita ugenda ukajya kuri unité centrale, noneho ukabona gukura amashusho muri unité centrale ukabona kuyazana hano muri aka gatanda. Navuga ko kana ariko gafite uruhare runini cyane cyangwa se rukomeye rwo kuba twabasha kuba twabona aya mashusho dukeneye kuba twadisipureyinga ahangaha imbere muri iyi screen yacu. Aka gatanda niko kamaro kako, mbisubiremo murabyumva ko aka gatanda ko gafite uruhare runini cyane mu kuba twabona ya mashusho yacu hano imbere. Aha rero tukabona iyi systeme yaha imbere cyangwa se tukabona aka gatanda kandi karaha. Murabona ko kugira ngo aka gatanda gahuzwa imikorere yako kaba gahujwe n'iyi ntuza, kaba gahujwe n'imigozi cyangwa se izi nsinga muri kuzibona ni nyinshi. Izi nsinga nizo zibasha kuba zakura umuriro ahangaha. Iyi ni systeme yijyanye n'umuriro. Murabona ko ni naho ya cable y'umuriro yacu yinjirira. Cable yacu umuriro niho yinjira kugira ngo tubashe ya screen yacu ibashe kuba yabona rwa rumuri, ibashe kuba nanone yakwaka. Rero kuba screen yakwaka ntago bivuze ko wahita ubona amashusho avuye muri unité centrale tuyabona hano imbere muri machine yawe. Uburyo ikoramo navuga ko ni nk'imikorere cyangwa se uburyo iremetsemo. Ahangaha mu gihe cyose ikarita yapfuye, screen yawe izakomeza n'ubundi uyicane ubone muri screen yayo imbere cyangwa se ubone hano irimo kwaka nta kibazo, izaka nk'ibisanzwe. Ariko niyaka nta mashusho uzabasha kubona kubera ko iyi systeme cyangwa se kano gatanda ariko gafite ikibazo. Kandi aka gatanda twabonye ko ariko kajya wa mugozi wa VGL kugira ngo niko gashinzwe kuba kakwereka amashusho ari mu ya unité centrale kakayakwerekera hano muri iyi screen. Rero iyi ahangaha kuba wabona screen yawe irimo kwaka gusa ariko ntizana amashusho, byumvikane ko iki kibazo iki gitanda kijyanye cy'umuriro, iki gitanda nta kibazo gifite. Nta kibazo hano kino gitanda kiba gifite. Ikibazo kiba kiri kuri aka gatanda, kenshi bamwe bakita ngo ni ikarita. Aka gatanda kariho iyi ntuza, aka gatanda cyangwa se iyi systeme yayo navuga ko ijyanye na displayer, navuga ko ahangaha hariho ruba ruzingiye cyangwa se ariho ibijyanye no kuba yakohereza amashusho hano imbere ya screen yacu tukabasha kuyabonamo ari ahangaha bikorerwa. Icyo gihe uza tushakira ikibazo ahangaha muri kano gatanda kuko mu gihe irimo kubasha kwaka na ahangaha ikibazo kiri. Mu gihe none itari kubasha kwaka ni ukuvuga ko ikibazo kiri kuri kano gatanda, ntabwo ikibazo kiri hano kuri kuko ishinzwe kudisplayinga ariko ikohereza amashusho mu kintu kirimo kwaka mu kintu kizima. Rero mu gihe itarimo kwaka ikibazo uza kugishakira ahangaha. Murabona dufitemo ama transformer, tukagira ama resistance, tukagira ama diode ndetse n'ama resistance ndetse harimo byinshi, harimo n'amasirikwi, harimo ibintu byinshi bitandukanye muri kubibona. Ariko ibi bintu cyangwa se aka gatanda nambibutsa ko rwose ntibazakubeshye cyangwa se ngo bagutuburire usange ikibazo bari gikushakiraho kitari, cyangwa se wowe ubwawe nawe ushobore kuba utazi bikora gute cyangwa se bigana he, cyangwa kubwire ngo ugure indi karita uyoberwe ibyo ari byo nyamara ikataba kubwira ngo ugure ngo screen yawe wenda ifite ikibazo ugura ikarita. Ni aka gatanda iyi systeme ishinzwe kuba ya displayinga amashusho muri monitor yawe. Rero birashoboka cyane ko hari n'igihe uyu mugozi wabagize ikibazo, uyu mugozi nawo ujyana amashusho nawo ko wabagize ikibazo, birashoboka cyane ariko birashoboka ko rwose pe uyu mugozi wabamaje kugira ikibazo. Mu gihe cyose uyu mugozi wacu wabamaje kugira ikibazo, ni ibintu byumvikana cyane ko niba ufite ikibazo utabasha gutanga amashusho cyangwa se ngo bashe kuba wayajyana nkuko biri ngombwa, kuko amashusho avamo hano ajyanwa n'uyu mugozi
amashusho ajyamo hano muri iyi monitor kugira ngo ibashe kutwereka. Ikindi kibikwereka cyangwa se cyakwemeza neza ko aka gatanda ariko gashinzwe kuba kajyana kazana amashusho hano muri iyi monitor yacu, nuko murabona ko uru rutsinga, murabona ko aka kariho aya mabuto yose dukoresha twifasha mu gukontorora screen yacu cyangwa se mu gusettinga screen yacu. Aka ngaka murongera mukabona ko izi nsinga ziriho aha ngaha muri kuzibona n'uburyo gakoze maka karongera kakaba gasa n'aka kari hano. Muri kubibona ko ni izi nsinga zinyuramo hano zikabasha guhingukira aha ngaha, muri kubibona. Igihe cyose kano gashobora kuba gafite ikibazo, kano dufasha mu gukontorora screen yacu gashobora kuba gafite ikibazo, ushobora kuza hano ukagafungura, uyu mugozi ukawukuraho, kano ukagafungura ukababasha kugahindura, ukashyiramo akandi cyase gafite n'undi mugozi akababasha kugahindura kugira ngo rero gakora neza. Kaba ari umugozi ufite ikibazo ukawufungura aha ngaha, ukawufungura naha ukagahindura, cyangwa se ugahindura akakonyine gusa ugashyiramo kandi byabasha kungana cyangwa se bibasha gukorana mu gihe kano kaba kagize ikibazo. Nabyo ni ibintu bishoboka cyane kandi kubikora bidahambaye cyane cyangwa se navuga ko bikomeye cyane ku buryo bukaze. Rero ikindi mu gihe screen yawe yaba itarimo gutanga amashusho, ushobora kubona ko ari ngombwa ariko wajugunya kubera ko itakiri gukora umurimo wayizaniye cyangwa itakiri gukora ibyo igomba kuba yakora koko nk'ibyo uyishakira nyirizina. Ariko ibyo ntibizagutera ubwoba, ubwayo murabona ko screen yacu iri protege cyane kabone n'ubwo itaba ifite ari amakava ukayikoresha ukunguku rwose. Ebana screen ntabwo bibuza gukora, ntabwo bibuza kuba yakora ikigomba kuba yakora mu gihe cyayo. Ahubwo cyangwa se ukaba ushobora kuba ubona irimo kwaka ariko itakibasha kuba yakora, biroroshye. Iki ni ikintu gipfa bakagikora, iyi screen irapfa bakayikora, wahindura buri kimwe kirimo ugashyiramo ikindi. Ni ibintu byoroshye mu gihe cyose itamenetse hano imbere, mu gihe cyose itamenetse iyi screen ya hano imbere, biroroshye cyane ko icyapfa ni nyuma kuba itarimo kwaka. Ntabwo ikibazo kiba ari iki screen mu gihe cyose iyi ngiyi itamenetse, kuko murabona ibikomeye cyane. Mu gihe itamenetse ntabwo iyi ngiyi iba ifite ikibazo, ahubwo kiba gifite ikibazo ni uburyo bwayo cyangwa se systeme yayo ishobora yoherezamo amashusho cyangwa se izana amashusho mo hano, cyangwa se ishobora kuzanamo umuriro muri iyi tableau yacu cyangwa se muri iyi screen yacu. Murabona ko kubera uburyo ibiprotege n'icyuma biragoye kuba screen yacu yapfa, keretse iba imenekeye imbere ari nk'ikintu runaka kituyemo cyaza kikaba cyayangiza, ariko ubundi iri protege cyane ku buryo nta kibazo ishobora gupfa kuba yagira. Aha rero mbibutsa yuko akenshi inshuro nyinshi navuga ngo bagiye kugura ikarita screen ngo yangiritse ku buryo runaka cyangwa se ngo ntikibasha kudisplayinga amashusho, uzihutire kuba wakwibuka ko ari aka gatanda gafite ikibazo. Squat bashobora kuba bagakora cyangwa se ukaba ushobora kuba bagahindura ukagura kandi bihuje kakajyamo nta kibazo, nako kadisplayinga amashusho nk'ibisanzwe rwose kuri resolution n'ubundi machine iyi screen yari isanzwe ikoreraho, bikagenda neza ukongera ugakoresha screen yacu. Ndizera ko rero weho wari ufite amatsiko, murabona umugozi wacu reka tuwusubizemo. Kuwusubizamo nta kindi bisaba, ubumeze uku nguku ukaba ubasha kuba usubizamo ugahita uwomeka. Ni ibintu byoroshye ubu gutya yamaje kugeramo neza. Mbibutsa yuko umuntu wari ufite amatsiko, umuntu ufite ubwoba ngo byapfa, murabona ko imbere nta kintu kirimo gishobora wafungura ngo gite kimeneka cyangwa se gite cyangirika nk'amagi nk'uko benshi tuba tubitekereza. Ahubwo n'ubwoba tugira ni ukudatinyuka cyangwa se tube tudafitiye icyizere cyo kumva ko twanafungura tukagerageza tukareba ko dushoboye, ariko murabona ko nta kintu kirimo. Ubu ko twayifunguye murabona hari ikintu nta kintu cyakwangirika. Ubugina ubwayi nakoze nta kintu cyakwangirika. Ibi byose urafungura ugakuraho ukabishyira ku ruhande ukongera ukabisubizaho. Igihe cyose iyi screen yaba ari nzima, aha nta kitahinduka, aha ntacyo utakora ngo kibashe gukunda. Hano birashoboka cyane rwose. Ibi byose ni ibintu uhindura ugakuramo, ndetse n'aka gatanda kose ibi ni ibintu wongera ukaguriramo byose ukaza ugashyiramo mu gihe cyose iyi screen yawe cyangwa se itableau imbere iba imeze neza itangiritse cyangwa se ngo ibe yamenetse. Naho ibi byose
izi systeme ukuraho ukongera ugashyiraho izindi, birashoboka cyane. Reka rero we twabashe kubana muri kino kiganiro, nkwifurize kuba watinyuka, nkwifurize gukomeza mu kiganiro byacu, kandi utinyuke ushire impumuro rwose, ushire ubwoba, utinyuke ube wabasha kuba nawe wakwihangira umurimo cyangwa se ubashe kuba watera imbere nta bwoba, nta zindi impungenge zo kuba wananirwa kuba watinyuka ngo ukore, kuko ikindi gutinyuka ni kimwe mu bizagufasha kuba wazagera ku nzozi zawe vuba kandi bitakugoye, ndetse kandi mu gihe gitoya. Rero reka mbabwire ko iyo udatinyutse uhorana ubwoba, kandi guhora mu bwoba nabyo ni ikindi kibazo cyane, biragoye kugira ngo uzatere imbere. Ibi bintu ufite ubwoba ntago wabifungura, ntago ushaka kubikora wumva ko iteka ari ikintu ugiye kwangiza, ariko burya niyo wafungura hakagira icyangirika, ntekereza yuko hari n'ikindi kintu uba wize ntago nabara kubuhombye. Ushobora kubuhombye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko nanone hari urundi ruhande cyangwa se ubundi bityo ushobora kuba wungutsemo, kuko byibura hari byinshi ubashije kumenya, hari byinshi ubashije gusobanukirwa. Hakangirika kimwe na gito utacyakangirika, ariko akenshi ibikoresho bya electronic biranagoye, cyangwa se n'uwaba yaragikoze aba yarateganyije ko kigomba gufungurwa, ahubwo icyo ubusabwa no gukurikira inzira gifungurwamo cyangwa se inzira bicamo cyangwa se uburyo bikorwamo kugira ngo bibashe gufunguka, naho ibindi byose biba byoroshye. Ikindi ushobora no gufungura igikoresho utagamije kugikora cyangwa se nta kibazo gifite, ahubwo ari ukugira ngo urebe ko wakirinda kuba cyakwangirika, mu rwego rwo kuba wagikorera isuku, mu rwego rwo kuba wakitaho ukabasha kugifata neza. Ibi ni ibikoresho bisigasirwa, ni ibikoresho bisaba kubyitaho, kandi ukamenya ko isaha ku isaha yose hari ibintu bishobora kukibangamira cyangwa se bikacyangiza cyangwa bikabangamira imikorere yacyo. Ariyo mpamvu biba bisaba kwita ku gikoresho cyawe, ukamenya uburyo kimezemo, ukamenya n'uburyo washobora kucyitaho kugira ngo kibashe kumera neza kurushaho. Benshi iyo mugiye kugura ibikoresho nk'ibi ngibi bya electronic, ntabwo wita kuba wabaza abo biguze nabo cyangwa se abatekinisiye uburyo cyo ushobora kuba wabiha isuku cyangwa se uburyo ushobora kuba wabiha umutekano. Wowe icyo wishimira nuko biba bikora, ariko nyamara ntabwo biba bihagije. Ni byiza kumenya imikorere yabyo, ni byiza kumenya uburyo bikorwamo, ni byiza kumenya uko bikora kugira ngo nawe bikorohere kuba wabyitaho cyangwa se ukaba wabasha kubiha isuku, ukabasha no kubirinda, ariko uzi uburyo ugomba kubirindamo. Aha rero gufungaho cyangwa se gusubizaho intuzacubona nta kindi dukoze, ni uguterekaho gusa, ukuza ugapimanya neza, ukongera ugashyiraho igikava. Nta kibazo rwose, nta bintu bigoranyemo, nta bintu navuga ko bigoranye, biroroshye murabibona. Ukongera ugahita uza ukibuka gusubizaho ya ntuza gatanda kacu cyangwa se kagapurакete kacu kariho kariho ya mantuza, kariho ya mabuto. Ubahaho birarangiye, tugiye gusubizaho. Noneho tugiye gusubizaho ya ntuza yacu y'imbere hano, niyo tugiye kuba twasubizaho kugira ngo birusheho kugenda neza. Murabibona ko nayo kuyisubizaho rwose atari ibintu bihambaye, abakuyifungura abakuyifunga nta bintu bihambaye, nta bintu bigoranye cyane, ku buryo rwose ubaye urukeneye kuba wayikorera isuku ku buryo bishobora kukugora cyangwa se ngo bikujene cyane. Ni ibintu bigusaba kuba ahubwo watekereza uburyo ubikoramo bwiza, cyangwa se uburyo ibifite kuntu ibikoze cyangwa se uburyo iteyemo, kugira ngo ubashe kuba wayifunga cyangwa se ubashe kuba wayishyiraho. Iyo mbibutsa ko ibikoresho nk'ibi iyo urimo ugishyira aho kitagomba kuba cyajya, iyo urimo ugishyira ahatari mu murongo wacyo, ntago rwose biragoye, biranagorana. Iyo ugiforosheje kirapfa, iyo ugihatirije kirameneka. Bisaba ugishyireho mu nzira cyangwa se mu buryo kigomba kuba cyajyaho,
ubyiteho urebe uburyo bwacyo cyangwa se urebe inzira yacyo, aba ari uko ubasha kuba wagishyiraho kibashe kuba cyajyaho nk'uko ubyifuza kugira ngo birusheho kumera neza. Iyo ushyizeho uhatiriza cyangwa se ugashyiraho nabi, aba ari ikibazo gikomeye kubera ko ntago kibasha kuba cyajya nk'uko ubyifuza cyangwa se nk'uko ubitekereza. Aha rero muri kubibona hano munsi haba hari udukare hano iza igafatamo, muri kutubona nk'aha ngaha hano ko duhari, uza uraza natwo ugahita udushyiramo kugira ngo ibashe kuba yajyamo neza. nk'uko murabona ko ibihise, bihise bikunda iyo wamaze kudushyiramo rwose. Nta kindi navuga ko kiba kigoye cyangwa se kiba gisigaye, hano biba byamaze gutungana. Murabona ko rero screen yacu turimo twamaje kuba twakongera kuyifunga. Murabona ko turi gufungaho ya stand yacu, twamaje kuba twayifunguraho. Mwabonye uko byagenze, mwabonye uko byari bimeze. Ubu stand yacu twamaje kuba twayisubizaho screen yacu. Ubu murabona ko twayegura gutya ikaza imbere, cyangwa se twayegura gutya ikaba yabasha kuba yajya inyuma. Ibyo byose ni ibintu bishoboka cyane kuri iyi screen yacu. Reka rero nkomeze kubashimira nshuti bakunze twabashe kubana muri kino kiganiro. Reka kandi mbifurize kugubwa neza muri gahunda zanyu zose aho muri hirya no hino. Reka kandi mbashishikarize kuba mwakomeza gukora subscribe no kuba mwakomeza gukurikira ibiganiro byanyu. Ni buri munsi muzajya mubona amasomo yanyu atandukanye kandi abigisha ibintu bitandukanye. Rero karibu kuri channel yacu, karibu mukomeze rwose mwitabire muri benshi kandi dukomeze tuzamukane mu iterambere, twige ubumenyi ntibusaza, twunguke ubumenyi twinjire mu isi y'iterambere. Murakoze cyane, bye bye.